Mbanje kubifuriza ibihe byiza mwe mukomeje kudukurikirana Umusanzu Media, ni Fred Mugabo ndi kumwe na mugenzi wanjye Secret, tukaba tuje kubagezaho amakuru ku burezi. Tariki 19 Kanama 2025 nibwo amanota asoza icyiciro rusange turankome ndetse n'amashuri abanza pirimeri, amanota y'ibizamini bya leta yaje kuba ajya ahagaragara. Ese Minisiteri y'Uburezi yaje gutangaza iki nyuma y'isorwa ry'aya manota? Minisiteri y'Uburezi rwose yaje kuba yaratangaje ko abakobwa batsinze neza ibizamini bisoza amashuri abanza icyiciro rusange kurusha basaza babo mu bizamini bisoza umwaka w'amashuri 2024-2025. Secret, amanota yatangajwe kuri uyu wa 19 Kanama. Minisiteri y'Uburezi yatangaje ko abakobwa batsinze neza ibizamini bisoza amashuri abanza n'icyiciro rusange kurusha abasaza babo mu bizamini bisoza umwaka w'amashuri wa 2024-2025. Ni mu gihe amanota yatangajwe kuri uyu wa 19 Kanama 2025, ubwo hari ejobundi ku wa kabiri, mu gikorwa cyitabiriwe n'abayobozi batandukanye, ababyeyi n'abanyeshuri bakoze ibizamini ndetse n'abanyeshuri bahize abandi ku rwego rw'igihugu. Minisitiri w'Uburezi Nsengimana Joseph watangije igikorwa cyo gutangaza amanota y'abanyeshuri bakoze ibizamini bisoza amashuri abanza n'icyiciro cya mbere cy'ayisumbuye muri 2024-2025, yashimiye abanyeshuri asaba ko bakomeza kwimakaza ireme ry'uburezi. Fred yakomeje agira ati ni ngombwa ko dukomeza kuzamura ireme ry'uburezi, tugomba gushyiramo imbaraga ari abanyeshuri, abarimu ndetse n'ababyeyi. Twese tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo bashobore kwiga. Tugomba gutanga umusanzu wacu ari wo guhatira abana kujya ku ishuri, kubafasha bari ku ishuri. Yakomeje agira ati icyo tutazakora ni kubabeshya ko bamenye igihe batamenye, ariko nta mbaraga n'imwe tuzasiga inyuma kugira ngo bashobore kumenya. Ibi nibyo bizatuma abana biteza imbere banateza imbere igihugu. Abanyeshuri bakosowe mu bizamini by'amashuri abanza barenga 219,900, aho abatsinze ari ku kigero cya 75. Menedike yerekanye ko ibigo bya leta byatsinze ku kigero cya 75, ibifashwa na leta kubw'amasezerano bitsindisha gute? Secret. Yego Fred, ibifashwa na leta kubw'amasezerano bitsindisha ku kigero cya 72%, mu gihe ibigo byigenga ari byo byatsinze neza ku kigero cya 99%. Umuyobozi mukuru wa NESA Dr Bahati Bernard yagaragaje ko mu bizamini bisoza amashuri abanza abakobwa batsinze neza kurusha abahungu, aho 53% ari abakobwa mu gihe 46.8% ari iby'abahungu. Muri rusange abanyeshuri bose batsinze ku kigero cya 75.64%. Ku bijyanye rero n'uburyo batsinze amasomo mu mashuri abanza, imibare niryo somo twavuga ko ari ryo somo ryaguye abanyeshuri, kuko abayitsinze bangana na 27%. Ikinyarwanda bagitsinda ku kigero cya 98%, Icyongereza ku kigero cya 72%, ubumenyi n'ikoranabuhanga batsinda ku kigero cya 71%, mu gihe ubumenyi rusange n'iyobokamana batsinze ku kigero cya 75%. Fred. Yego Secret, intara y'Iburasirazuba niyo iza ku isonga mu gutsindisha ku kigero cya 82%, igakurikirwa n'umujyi wa Kigali uri kuri 77%. Uturere tubanziriza utundi cyangwa tuza imbere y'utundi ni Kirehe yatsindishije ku kigero cya 97%, Kicukiro iri kuri 90%,
92 n'ibice 2 ku ijana, na Ngoma ku kigero cya 90 n'ibice 9 ku ijana. Ni mu gihe uturere twa Nyaruguru, Ruhango na Nyabihu, Nyaruguru batsindishije ku kigero cya 64 n'ibice 57 ku ijana, Ruhango itsindisha 66 ku ijana, Nyabihu itsindisha 69 ku ijana, ari two twagize gutsindisha ku kigero gito. Abo mu mashuri yisumbuye batsinze ku kigero cya 64 ku ijana. Abanyeshuri barangije icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye bakosorewe ibizamini bya leta ni 148,677, aho byagaragaye ko batsinze ku kigero cya 64. Yego Fred, muri rusange abakobwa batsinze ku kigero cya 53 n'ibice 2 ku ijana, mu gihe abahungu batsinze ku kigero cya 49 n'ibice 8 ku ijana. Ibigo bya leta byatsinze ku kigero cya 65 ku ijana, ibifashwa na leta bitsinda ku kigero cya 63 ku ijana, mu gihe ibyigenga biza ku isonga byatsinze ku kigero cya 77 ku ijana. Isomo ryatsinzwe cyane ni ubugenge, kuko bigaragara ko baritsinze ku kigero cya 27 n'ibice 5 ku ijana. Imibare bayitsinda ku kigero cya 45 n'ibice 8 ku ijana. Ibinyabuzima baritsinda ku kigero cya 44 n'ibice 75 ku ijana. Intara y'Iburengerazuba iza ku isonga ku kigero cya 74 ku ijana. Iyi ni intara y'Iburasirazuba niyo iza ku isonga ku kigero cya 74 ku ijana. Iburengerazuba bukaza ku kigero cya 68 ku ijana. Amajyepfo ni 59 ku ijana. Amajyaruguru ni 58 ku ijana, mu gihe umujyi wa Kigali uri ku kigero cya 55 ku ijana. Uturere tuza ku isonga mu gutsindisha ni Kirehe, biri ku kigero cya 93 n'igice 1 ku ijana, Nyagatare 82 n'ibice 20 ku ijana, na Kamonyi biri kuri 82 ku ijana. Fred, mpita nanakomerezaho mu bana bahize abandi mu mashuri abanza, bayobowe na Arakaza Leo Victor wigaga muri Wisdom School mu karere ka Musanze, yagize amanota 99 n'ibice 4 ku ijana. Harimo kandi Impano Brave Gloria wiga mu karere ka Bugesera, yagize amanota 98 n'ibice 8 ku ijana. Ihirwe Kanimba Honnête wigaga muri New Vision Primary School mu karere ka Huye, nawe yagize 98 n'ibice 8 ku ijana. Abo bakurikiwe na Duhirwe Gal Gavin Dark wigaga muri Ecole Internationale La Racine mu karere ka Bugesera, nawe yagize 98 n'ibice 8 ku ijana. Nsengiyumva Joanna Holness wigaga mu karere ka Bugesera, wagize amanota 98 n'ibice 8 ku ijana, na Ashimwe Keza Gerardine nawe wagize amanota 98 n'ibice 8 ku ijana, nawe yigaga hariya mu karere ka Bugesera. Abanyeshuri barangije umwaka wa gatandatu w'amashuri abanza ni 15,695 bahawe imyanya mu mashuri yisumbuye, ubwo ndavuga bigamo boarding schools, mu gihe abarenga 150,000 bashyizwe mu mwaka wa mbere w'amashuri yisumbuye biga bataha. Abahize abandi mu cyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye harimo Izere Enoch Trésor wagize 98 n'ibice 67 ku ijana, wigaga muri ESE Kanombe yo mu karere ka Kicukiro. Uwumuremyi Albert wagize 98 n'ibice 0 ku ijana, wize muri Hope Haven School yo mu karere ka Gasabo. Ineza Flora Elize wagize 97 n'ibice 89 ku ijana, wigaga muri Hope Haven School yo mu karere ka Gasabo.
harimo kandi Ndayishimiye Jean d'Amour wagize 97.89%, wize muri Haven School yo mu karere ka Gasabo. Agaba Happy Jean Edouce wagize 97.78%, nawe wize muri Petit Seminaire Saint Aloys yo mu karere ka Rusizi. Abanyeshuri barangije icyiciro rusange ngo bihagaze gute Fred? Yego Secret, reka dusoreze kuri iyi nkuru ivuga ko abanyeshuri barangije icyiciro rusange bahawe kwiga mu bigo babamo mu mwaka wa 4 w'amashuri y'ubumenyi rusange ari 20,681, mu gihe aboherejwe mu mashuri yisumbuye biga bataha ari 18,929, aboherejwe mu mashuri ya tekinike, imyuga n'ubumenyingiro TSS biga mu mashuri bacumbikirwa barenga 28,000, mu gihe aboherejwe mu bigo bigamo bataha barenga 20,000. Aboherejwe mu mashuri nderabarezi ni 3,669, aboherejwe mu mashuri y'abafasha abaganga Societe Nursing ari 545, mu gihe abahawe ibaruramari ari 2,271 biga mu bigo bibacumbikira, naho 67 bashyirwa mu mashuri bigamo bataha. Secret, reka tubararikire andi makuru, mujye mukomeza mudukurikira ku Musanzu Media. Yari Fred ndi kumwe na mugenzi wanjye Secret, naho ubutaha. Ciao ciao. Wakoze cyane Fred, mbibutsa gukanda subscribe ku bantu batarayikanda kugira ngo mujye mubasha gukurikirana ibiganiro byacu 5/5. Wadukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu zose ni Umusanzu Media, WhatsApp channel ni Umusanzu Media, wanadukurikirana kandi kuri website naho ni Umusanzu Media. Mwibutsa uramutse ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi wabidusangiza hano hasi muri comment. Ciao ciao.